Previously on Power of Love. Nawe mshinga. Nde muntu wakuzanye mwendo sha. Nini? Kaba katavuga ngo. Kishwe n'amasoni gakorwe n'amasoni. Iyi barabisa nta kintu wankoze kweli. Nacyo. Yuvuze gutomba n'ubunete. Tumwicane. Ntacyo nakora ku buryo natawukunda. Shaka amafaranga gutya mu ntoki. Telefone hari rimwe. Wapi ntabwo nshaka ko telefone yawe iza nta nubwo nshaka ko unabona na nimero zawe. Nakubwiye ngo nta nubwo nshaka na nimero zawe. Ntacyo nakora ku buryo nimero zawe. Mba ndawukura cyane kuri sana uri kumapa ku Rwanda. Nkunda niki? Urukundo niki? Urukundo niki? Agwaye amafaranga. Ngiye kumunda nyine urukundo niki? Byangurusha. Nzi ko bitaraje. Kwasoje koga nambona cyambaye isumo. Harashyushye cyane. So twebwe twambaye ubona twebwe tutarahamye. None se jya kuzana ibyo kurya n'ibintu nzabiranyisha. Kandi ariko nyine tujya kumereza wambaye. Nambaye se mfite icyokere. Ndi gushya. Bareba kano kantu kubagaje ubundi simeruka no kundikita no muri gukubita akantu kagakondo gasagaye kavuga baka kantu gaje kavundika kambaje nde gukora meditation cyo bita medit yaje mwere kituru waje uzi guteka bino cyane amazi waba bicaye hasi ntabwo naba niricaye hano ngo basa wicaye hano kujya ubareka abantu bakuru cyane sawa gandi biri guteka uburyo nyine disangiza se disangiza ndi focus ndi focus disangiza Nino mvuga disangiza sangize nanjye ndishaki igihe nanjye nditamika gusa ukuntu mba numva kumva ko useka neza se
Kun tuongi terawangan tu. Aku tahu. Oh, soalan. Nabi pun tanam. Mana semua orang itu jiran aku tu juga. Dia aja makin. Sekarang jauh masalah aku benci. Enggak. Sababo minta. Sekarang jauh kurang mau cina. Jauh aku mesti boga di mizuf sama farang. Sama farang. Aku nanti kan. Kan dari ngegus. Abana bakoze nyine ko bitanga national biteke byo muri Yego. Bakoze cyane. Cyane nzagura n'ibirenze ngewe. Ngo amafaranga y'inkweto nziza pani ibingibi imyenda myiza. Ahubwo se. Kanze. Nakoze imfunguzo. Zinjitse gutira. Nose bayikisi yani. Ngombwa ko wambara ko. Nisomera ncitse muri. None se. Mbase. Ne hangane nisomera ncitse ntabwo nabishaka. Mbase. Ino ubwire wene kitara ryapfuye nciremo neza. So rishobora. Hari intebe yasheze. Ariko nyine banongera agatoki nkijya. Ubwo muri makuru kinani. Nufashe rwose. Yewe what kagashinzi kagiye nk'umuzimu cyangwa wallahi ubundi nakuru nari kwa nabuze imiti ngo n'ubundi gukaraka yewe kasigaye amashati yako gusa ngiye kuzagahiga ariko umunsi nagafasha zakica igihe kazagaruka ndebe Siniga cyane kikajyaye muri cyane. Ko basigaye banira sindi ni.
se urampamagaye numva ngize ubwoba ariko abaye iki nyine ngiye mu ishyamba ndi kugenda wenda ese tica ngewe nanjye twahirukanaga ku ishuri ibintu mwakoze ni ibyo umuhamagara ugasanga nagiye yari kugenda nyine yari kubica ndimo hari ahantu ngiye kujya kandi nakubwira niba ngiye kujya no uranyandikiye ati se kanyandikiye kumuhamagara bigenze bite nibaza ikintu biranshaka nuko na buriya wandangiye ahari mpita nza nirukanka yego siko warumbabaje gute se neza byari kumbabaza iyo haza undi akaba ari ugutabara ndishimye mbabarire ntuzongere kunyura ahantu mu ishyamba hameze kuri wenyine ishyamba ni ribi ese wari ugiye umuntu urangiye gusura inshuti yanjye ruguru ya ririya shyamba nawe atuye hariya ruguru niyo mpamvu nawe utari ubizi rero ese yagufashe akubwira ngo nyine nanjye nabonye ari kuri abikunze yaje arangurira atanzirikari gusa nyine yararakaye ntabwo akiri watuca twatuye iriya mico ntabwo nanayimubonye iyo turi mu ishuri ko nabonaga hari umuntu ubaraga nyine hari ibintu biri aho ngaho ariko nanjye wabonaga ko mu ishuri nabaga niturije sinzi wenda niba ari uko hari iminsi igira uhindura umuntu ubwo nyine nuko wenda nyuma nyine turangije kwiga ariho wenda nabashije kubikubwira ko nagukunze nshaka kukubeshya mu ishuri naragukunze narabuze ukuntu mbikubwira wabonaga nyine muri karasi wabonaga nyine harimo abantu nyine banzira bamfata nabi bamfata nkaho nkagira ubwenge nyine nkiturije ubundi njye mu busanzwe mba niturije ubundi abenshi ubundi iyo ndi hanze nyine y'ishuri birabatuma babona nyine imana ishinzwe kuba unabaye kare ibyo niyemeje se ibyo niyemeje nta kintu cyakubaho kiri ufite ubushobozi bwo kukirwanya ibyo ndabizi ngo reka
wenda nakonje ishati yanjye yayisigaranye. ubu n'ahantu nanjye naringiye ubu baranegereje ariko ndabasobanurira. Akan banyak cara lima dirah. Nyine gusa nabonaga ndikubwira nyine nakubeshye utari bubyemere. So kucyari sima kumbira tugiye gukora iki? Nyine kugira ngo twishimanire gusa ukuntu ndeba Abara muri salo nari nishimye nari maze kurya ameze neza sijya nkuze kuramanga mu cyumba cyawe. bari kuri bogari. Oya. Reka buri kimwe cyose nzakwitaho maze buri kimwe cyose. Kimwe nose y'amafaranga. Amafaranga yo ni 50 nta kibazo ngo mbwira nimero nari binyakuye. Ufite telefone? Wapi? Nta simukadi ufite? Wapi nyine nabigurishije yena imihanda yari ikomeye. Ngize nyaguye kuri telefone. Ufite amafaranga ngenda guye kuri phone wenda ngo ushyiraho serinkani. Hanyuma nyine se nyine kitarajya kubwo reka menye muri sa. Oya njya ngo tuganira hano mu cyumba. Ariko basi bantu ndebe wese. Reba wese nameze neza. Reba wese witinya nyine hose hari ibintu kibazo Ngane wambaye kuri aho bigenje muri salo niko ugiye kubyongera. None so atari byiza. Nyine reba ku ntebe byonyine. Hano ateye neza se. Ibyo bambujije ibyo ngibyo nabyo biri. Ngomba kuzamo rero kubera yuko sibyo narakukunze reka.